Yego nitwa Nyiranshimiyimana Patience ndi mu murenge wa Rurembo akarere ka Nyabihu akagari ka Murambi mu mudugudu wa Muremure. Abakinyi b'urunana baranshimishije kuko nakwemo amasomo menshi atandukanye. Navuga kuri Ruremesha n'umuryango we ukuntu yatangiye atiyumvisha uburyo ashobora kurera umwana uri mu nda kugeza avutse. Haraho abana baba bakeneye kwiga gusoma ariko rimwe na rimwe bagakenera ubufasha bageze iwabo kuko ariho ireme ry'uburezi ishingiye, kuko baba bagomba kubivana ku babyeyi hari ibyo bavanye kwa mwarimu ariko iyo bageze mu rugo bakwiye kubyibutswa kuko mwarimu we yari yarangije ibyo mu masaha bari kumwe ku ishuri, ariko abana bakomerezaho kugira ngo ejo bazabone uko bambaye, ababyeyi bakomerezaho kugira ngo ejo n'ubundi bazabone uko babakangura basubiza kwa mwarimu kugira ngo umwana bigire icyo bimuremamo mu buzima bwe. Ibyo Ruremesha nabonaga agamije kwari kugira ngo akangure ubwenge bw'umwana. Niba hano hanze hari abatita ku bana babo mu myigire, umwana we azabikura azabivane kuva mu kuvuka kugeza akuze azi gusoma, ubwenge bwe bukangutse, mbese afite ikinyuranye cy'abandi bana. Inkuru yanshimishije naho urunana rwakinye umukino rwerekana uko abana bagenda bajujuka mu buryo gusoma Ikinyarwanda, ukumva umwana wabikurikiranye aravuga Ikinyarwanda kandi akakivuga neza. Noneho iyo hajemo na biriya bintu by'amasomero, uretse ko rimwe na rimwe amazina y'abakinnyi b'urunana tutagenda tuyibuka, ariko twumva bari abakankanzi, umugore wa Bushombe nawe akina n'abana udukino, abana bamutinyisha n'igikeri. Ntibivuze ko Bushombe ari umuntu utazi ubwenge cyangwa se yataye umuco, ahubwo bashatse kwigereranya n'abana kugira ngo babone uko abigisha kandi bajyane mu nyigisho. Nitwa Mukakimenyi Jose, ntuye mu murenge wa Ririma hano mu karere ka Bugesera, akagari ka Nyabageni. Muri iyi minsi mu runana harimo inkuru nyinshi ariko icyanejeje ni inkuru y'ababyeyi banejejwe no gufata ya mbere mu kwigisha abana babo gusoma neza no kwandika Ikinyarwanda. Yashakaga utunyuguri akamuhereza udukuru two gusoma, akamusomera kandi atumva, akabifatanya n'umugore we. Nyine ibyo nabyo bikaba byaba intangiriro yo kugira ngo umwana akure azi gusoma no kwandika. Ingamba nafashe nasanze tugenda dutakara cyane aho dukunda imirimo, bigatuma tutagira igihe gihagije cyo kuba mu ngo zacu, bigatuma rero abana bagera mu rugo bakabura ubitaho. Tukumva ko yenda kwita ku bana ari ukubahahira ngo barye gusa, ariko no kubibutsa amasomo birakenewe. Izina yanjye nitwa Vuguziga Josiane, ntuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Mudende, akagari ka Kanyundo, umudugudu wa Rebero. Abana gusoma Ikinyarwanda ubona bimaze iki? Icyo bimaze, icya mbere bikangura ubwonko bw'umwana. Umwana iyo amenye gusoma biramufasha cyane ku buryo iyo ageze ku gitabo runaka, ageze ku cyapa runaka, ajya abasha gusoma bitamubangamiye. Nk'icyo rero ababyeyi nka kuri Alphonse n'umudamu we babikoze Nonsiyata bakafasha abana babo kwiga, natwe nk'ababyeyi uruhare twagiramo ntabwo twatererana abana ku ishuri, ahubwo tugomba kubegera tukabafasha, tukabigisha gusoma. Nimba ari udutabo turimo inkuru zisekeje, turimo amashusho, harimo abana baba bazi gusoma n'abataramenya gusoma. Abo bose tukabagira gute, tukabafasha, tukababa hafi, ntitubatererane nk'uko umuryango wo kwa Stefano ubigenza utererana abana, kandi wari ugakwiriye kugira gute kubafasha. Inkuru yafashije niyo niya Nonsiyata ukunda kwigisha umwana we, kandi n'umugabo we byamaze kumujyamo barafatanya. Ariko hakabaho no kwa Bushombe rero ubona ko Kankazi nta kintu bimubwiye, kubera ko atazi gusoma. Uba wumva no kwiga yavuga ngo umukobwa we yigumira, kumva kwiga kw'abakobwa kumva nta gaciro bihaye. Ariko mba mbona binejeje kuko bituma ababyeyi babyumvise nabo bakangurira kumva ko abameze nka Kankazi bakwisubira. None ubona kwigisha umwana gusoma neza Ikinyarwanda ubona bifite akahe kamaro?
bifite akamaro kuko abana batazi ikinyarwanda n'ubundi uba ubona bafunze mu mutwe. Ikindi nize nabonaga udutabo nkumva ko umwana ufite ayo mezi makeya adashobora gusoma, nkumva ntacyo bivuze ntinakura nzabishaka, ariko guhera kuri iyi saha agakuru mbonye ndakazana kugira ngo ndebe ko umwana wanjye yamenya gusoma. Tumwe mu dukoresho nyine dusanzwe umwana ashobora gufata akamenye kujijuka, ibyo ndabishakisha. Ubu ngubu nanjye navuga izo z'amahanga nazo twaziga, ariko noneho na rwa rurimi rwacu rw'ikinyarwanda rwa kavukire tukagira gute tukarushyiramo imbaraga, tushishikariza abana kwiga gusoma ikinyarwanda neza, kuko burya umwana yazi gusoma ikinyarwanda neza ni hahandi uzamuha igitabo agasoma adategwa, akamenya inyajwi, akamenya aho aritsa, aho aratangara, aho arabaza, kubera ko yabitojwe hakiri kare. Tugomba rero kubishyiramo imbaraga. Nafashe ingamba rero ko ngomba gukora ibishoboka byose, ariko nkaboneka mu rugo kugira ngo umwana mubaze wize iki, byagenze bite, subira mu ikayi, nkanamwegera nkanamufasha, ndetse aho mbona nanjye ntabyumva yifashisha mukuru wabo cyangwa na mwarimu nkaba namusanga, cyangwa se n'umwana nkamusanga ku ishuri nkavuga nti ko mbona ibi bigenda bimunanira bimeze bite, akaba yamushyira no ku kibaho akamusubirishamo kugira ngo nanjye mbirebe. Bituma umwana abona ko ari kwa mwarimu, ari ku mubyeyi, hose agomba kuhakura ubumenyi. Njye nkimara kuzumva nanjye nafashe umwanzuro wo gukurikirana abana banjye bakiri muri primaire ku kinyarwanda, nkabareba mu makayi yabo cyane kugira ngo hato ntazagira abana batazi gusoma neza. Iyo bavuye ku ishuri ndeba mu ikayi yabo ikinyarwanda, nkareba neza ko bashoboye kwandika ingombajwi, inyajwi neza, nkabaha igitabo bagasoma, ibitabo mwarimu yabahaye by'ikinyarwanda by'umunyeshuri, nkamuha ahantu ku gakura akansomera, cyangwa se nkamufasha ku byo mbona ajijenganyaho, mpereye ku mikoro aba yahawe, ndebye n'ibyo yica mu makayi, nkaba ari byo mperaho bimufashamo kugira ngo ubutaha azabe ari ku rugero rwe.